ngabo wanjye utagitera n'akabariro ntawe urya umuceri wahashye ubwo mbwira hano niba uri mabuja wa kabiri cyangwa se uri n'umwana badabuse Comment ça? Agira hino hari ibyo nshaka kuvuga. Wicara hariya hirya. se wansenyicara Icara aha turarinda tubyigana intebe n'izihari. Hariya cara hariya tuganire. Genda icara hariya hirya. ndakumenyere Ko madam nshaka kumbwira ikintu cyatumye ninjira hariya mu kanya mugaseka n'uriya mukobwa mukikanga cyane. ubwo ko urumva twakwikanga koko mugabo wanjye hano se si wowe turakwikanga ko habaye iki Ziba sinkajya mvuga ngo uvuge ibyo ntakubajije. usigaye unuka usigaye mbwira nabi kandi ahubwo ikintu ugomba kumenya banza ucekinge neza urebe ikibazo dufitanye numara kukimenya neza umaze kukimenya uzambwira tukiganire Njye nawe dufitanye ikibazo. njye mba natuje ariko noneho wowe uri usigaye nuri umujinya wawe usigaye nanura n'umujinya wawe Dufitanye ikihe kibazo njye? banza wicekinge numara kukimenya nibwo nzakikubwira nawe uzakimbaza umaze kukimenya Noneho ubwo mwasesemuka nikanga cyakemutse. reka ngendere wawe Sigaye kuvugisha ugahita uhaguruka n'umutwe gutyo ukagenda. Ninjye wakoroye ntyo. bisarase yasaze wowe nyirumva ikintu nshaka ko tuvugana mani ndashaka ko tuzibye uriya mugore urumva Marita tanganyukirwa urumva agatuza umwana urabona ukuntu aba yishyize hejuru funga umunwa neza neza urumva urabona ukuntu yigize byose ushaka yuko bitaba byiza buri gihe ntago ari ukumwanga se we ntago ubibona mani ibintu aba ari kwigira ashaka kwishyira hejuru nta kintu twapfuye ari kwizamura hejuru nta kintu twapfuye nyine icyo nshaka ni ukugira manure noneho nk'igipurizo duturikirije hejuru ubundi ni uguturitsa gusa igipurizo twaturikije shini noneho akareba ko byose bishoboka okay nanjye rero urabanza umbwire urumva navuga natangira kuzana ibintu byinshi muzibye mu kanya naza n'ibindi nawe muzibye azagera hacururuke so icyo utabona nawe hari ikintu twumvikana ibintu ariko kunyihinduka umunota umwe se ndabiyobewe ahubwo ni wowe unyihinduka wese urabiyobewe ukuntu unyihinduka ukahita utangira ahubwo gusebya njyewe kugira ngo usebye kiriya kigore aramemba niwe umpa amafaranga araguhemba ase njyewe ubona ntaguhemba kandi ntukanakangishwe n'amafaranga aguha erega nanjye nayaguha irakazureka mubwire njye nawe tuziteranye urebe ukuntu twanganya nyine nta wundi muntu uduteranyije ariko ntuzanteranye na mama oya ntabwo ari ukuguteranya nawe ariko azajya guha amafaranga nanjye nkuha ayandi azajya avuga njyewe ndashaka raporo neza azajya avuga umumene navuga nanjye mumene urumva ku buryo nyine nawe azageraho umunwa akawufunga burundu icyo ushaka nuko tuwufungisha tuwufunge nyirakazuba reka nanjye nibiba na ngombwa iriya nzobe tuyihindura igikase nkanjye ariko akorusha ikibuno ibyo akora byose
rege na biriya bibuno bingana kuri nawe nubwo binagezweho oya uko nawe uramwanga kubera ubundi si kibuno n'iki byose ntabwo bivamo amabyi cyane narigira gutya mbona agashaka rero mbona wagido agenda ikibuno cyagenda gutya ukagenda ijosi uransetsa sha ukunda amabuno ukunda amabuno se genshi ikiro nicyo kiba kiri mu kazi wamureze ariko nyirakazo ikintu ushaka si uko tumuzibya neza akaziba n'umugabo yageze akagasanga yazibye nta n'icyo kimwe azajya guha amafaranga nanjye nkwayande ese njye ugira ngo ayaguhemba byananira kuyaguhemba wowe unkorere diru neza ubundi rero ngo turasa umuntu nyirakazungu nyihinduka buri munsi ahubwo niwe ugiye njyewe subizi se sinjye bikwibwiriye ntabwo nzakwihera ubu guhera uyu munsi ngiye kujya nkwita nde Bertine inde Bertine ntago ari Bertine Bertine okay Bertine Bertine ugapronounce ku buryo n'umuntu zina ryawe ukunda sibyo sinzongera kuvuga nkajya kumenya nyirakazu n'abashyitsi nabo bahari sinzongera kuvuga nyirakazu nzajya ninjira gahoro nta nakarabye ibirenge neza mpite mvuga Bertine oya Bertine Bertine oya ariko nawe waranje Bertine uhita unyita bati nawe uzajya uvuga karame nzajya wumve ko nyine nkwitabye biri sexy abashyitsi bose bumve yuko wubashywe witwa n'izina ryiza nyirakazungu nzandivuga nawe wanshotoye asundi wowe ubona utari no kunsebya ngo nyirakazungu usebya rega niwe uba wanshotoye ariko cyambere nuko mabuja tumuzibya akazibira hano na hano none wanyumvisha umuntu urafatisha indyo nanjye fatisha imoso ubundi tukurure niba ngombwa tunawuce umugabo azasanga umuntu yazibya navuga ngo ese yabaye kimarita twicecekere ureba ukuntu ucecetse ari kureba ukuntu ucecetse nazagira aho ahita amenya ibyabaye neza nabibaza hano baramuzibisha uceceka iyo niyo diro bwira nimba rero bivamo unyihindutse nyirakazuba ntabwo nakwihinduka ariko sinjye ubikwisabiye ahubwo we ntunyihinduke uzasubira kuri nyirakazungu ntunyihinduka ibya Bertine ngo bebe byose bizaba byibagira njyewe nzasubira kuri nyirakazungu nawe amafaranga ntayo uzabona ahubwo nawe mabuja yaguhembaga n'ubundi dore nayo najya nyarya nkanaguha n'igihumbi cyonyine ugacyura icyo ariko nyirakazuba uriya mu bintu byose ukora uzateranya njye nawe uzareba ukuntu twiteranya dushwana ariko ntuzashwanishe na mabuja umpa amafaranga uzareba ikindi kintu ukora ariko twese tuzi ubwenge wowe nzakwira ko tuzajya tubigenza sibyo urabinyemereye urongera waza n'iriya safuriya reka nyizane dore mbese
Mabuja ko wandakariye byagenze gute? uvuze uranzifura njyewe ndi velomoteri cyangwa urabona ndi moto nawe utangiye kujya usuzugura uko wiboneye nta magambo menshi cyane n'undi munsi uzatuma nkwereka umujinya wanjye kusinkwanga Mabuja niyo bakwita basi cya bitama kuko uri n'ikibaju byari kuba ari byiza. Duwagira ni igitambara. Mubonye ko namutangiye? Wabibonye? Kora hano rero. Kwezi. Ubundi wirebere. Tumusinyire maze tumuzibishe. Yanagiye. Yikweze. Ariko wabonye ko byatangiye. Gutyo wowe ukomeza akazi. Paka ubwo azagera hakizibisha akajya nawe. Ugazafunga umuntu. Nyirakazo ntacyo ntazakora. Ariko nanjye numbeshya kadogo. Nyine tangira ubumwizerwa kuri njye urebe ngo ubone ndagushimisha. Umva uke njye nkwambika neza dorora mu gashati kamwe nikajya gahinduka mu gapantaro kamwe kadahinduka boda zimwe. Ubundi rero ngo ndagukesha ubu ukaba umusore mwiza w'igitangaza. Ukankesha he? Nawe akazajya kureba ko ukankesha he hano? Ahantu hose nkagusha. Dore agasura. Igendere niba ari ngagenda rero ndanisonze. Vumbika nikora vumbika ariko nk'iki ngiki kiba cyagiye ndana aho naguhamagariye wari ukiri bose nari ndi mu bintu hariya hanze. hari akantu nashaka kubaza uriya mugore usohotse mu kanya yaje ryari? Wa mukobwa wari ufite gutya amatako y'intuza byose ibyo nkubajije amatako ngenda nkubaza amatako nkanda yashize umwanya ariko hari hashize umwanya nk'amasaha ni nk'atatu gutyo 2 n'igice 3 kuko usubije byose ibintu nkubajije byose urabisubije ubu ntabwo uzi amasaha yaziye kwe? Ntabwo nzi amayaje gusa mu gitondo nkasanga mu gitondo ntabwo nibuka isaha ariko hashize amasaha nk'2 cyangwa 3. Okay. Yakoze ibiki se kandi boss? Ese hari icyo yakoze boss? Ibyo se ndiko bikubaza kandi ariko ukoze nabaye mute bagiye musubiza ibintu bababajije. Genda. Ya mugore ngiye gusuzuma neza ikintu gisigaye gituma agira umutwe munini. Mvuga nawe akavuga. Ngiye kubisuzuma neza kandi nzabimenya. Ariko ndaza kukimenya. Nzakora iperereza neza cyane mwihorere.